ntago kuvuga ngo nuko mwiyandikaho ahubwo mbega nuko mwishyiramo no mu maraso. Kiroso dufashe dusomere wari aho. Oh. Kiroso dufashe dusomere iryo jambo ryanditse aho ngaho. Kiroso. Ego zose ni tatuwaje nyine zanje kandi ni nyinshi rwose kandi uranejeje cyane. Sabo? Nakoze cyane. By'umwihariko ndamukunda kandi ntago nteze kurekura, narafashe kandi ntago narekura. Nakoze cyane. Yego. Yo lapo bakunze bacu kuri yawe TV twongeye kubasuhuza, mwiriwe mwaramutse cyangwa gicamunsi cyiza bitewe naho herereye ibwota musimbi mu Rwanda, muri Afrika hose mumeze mute? Kiroso bimeze bite? Ni fresh kabisa. Banza usuza ariko abasanzwe gukurikirana kuri yawe TV. Ndabashuruje cyane kabisa muri mwese ndabashuruje. Ariko se urabasuza mu Kinyarwanda gusa buriya n'Abanyarwanda gusa, gira n'utundi tuntu tw'insuhuzanyo mu ndimi z'amahanga utera big up. Genze ururimi rumwe nk'urw'inka. Kuki rutari nk'urw'ihene? Agari nk'urwa brushette. Ni rumwe gusa. Umeze ute? Fresh. Ndakubona rwose. Umeze neza? Amahoro ndashima Imana nta kibazo. Ndabona ufite akantu k'akanyamuneza sinzi noneho uri kugakura. Uyu munsi kabisa naramutse numva meze neza cyane. Baramukiye mu mavuta. Mu mavuta. Okay, ni wa musore wanyu Kiroso rero nkuko mumubona. Icyaba inkuru cyangwa wenda nk'umwanzi wawe wakwanga cyangwa wakwifuriza inabi nuko icyo Kiroso cyava. Nk'umuntu wamuhereza iyo message. Sha nanamurogesha. Umuntu mbonye nawe umurogesha namurogesha. Wagikuraho cyangwa wabyifuza ko kivaho? Ariko ni gute bafatiranga muntu yawe bakajya wenda bakayikuraho bakayijugunya cyangwa bakayisiba. Ubwo muntu urumva wamwishimira. Uravuze ngo guturuka ku mano kugera ku mutwe ahantu ufite nawe wumva ukunda cyane ni Kiroso. Ni naryo zina ryanjye bwana bwanjye ndagukunda. Ese undi mu gihe cyo kugimbuka, mu gihe cy'ubusore hari igihe kigera ubwanwa bukaza. Ibyo byose nanti wavukanye. Uzana ubwanwa bwa mbere bwaje ryari? Ubwanwa natangiye kumera mfite imyaka 17. 17. 17 yenda muri 15 mfite twamwene hano. Ase nubwa famille cyangwa nubwawe ku giti cyawe? Ni abavandimwe banjye nabo barabufite ariko ni gihe ufite bwishi. Ni gihe ufite bwishi cyane na papa arabufite ariko ntabwo ari bwishi. Kugira ubwanwa ku muntu w'umugabo si inkuru, ahubwo inkuru ni ukubutereka. Wafashe icyemezo cyo kubutereka ryari? Sha ni nkuko wenda ni nkuko navuga nti nkuko nateretse umusatsi cyangwa nkuko umukobwa atakuyogoshesha ngo amarisheho ari inkumi cyangwa akunda gushyiraho imisatsi. Ubwanwa bwanjye ndabukunda n'umusatsi wanjye ndawukunda ntago nabikuraho. Nibibaho mu nkundo zose wagaragayemo muzo uzagaragaramo ugize umukunzi umwe ubona kandi nawe mukunda wenda uhumva urimo neza muri bya byifuzo by'abakunzi nyine byabashushu be hakagira ugusaba kubukuraho kugira ngo ajya kubona noneho agwemo byi fresh wabikora? Oya. Ubwo ntirwaba ari urukundo. Icyo mwagipfa ahubwo yabaje kundengera. Yabaje kurengera. Oya yarakoze imyitwarire yawe, imico yawe n'imyitwarire wenda n'ibyo bituza ariko uvuga ati nuko mukunda ariko kira Kiroso kivuye noneho natakaramo neza. Shamba yaca hirya ahubwo. Ntabwo nakora ubwanwa bwanjye kugira ngo nkundane n'uwo mukobwa. Ubwo atabunkundiye ntabwo yakwigendera, ntabwo byakunda kubukuraho ngo kugira ngo dukundane. Ese umukobwa ntiyakuvana cyangwa sherewa ntiyakuvana mu kwambara amajinx akagushyira ku matisi? Birashoboka. Rero n'ubwanwa ashobora kuvuga ati aho ntabwo byakunda rero. Reka da. Aho ntabwo byakunda. Wese ntiwakura umukobwa ku kanaterera ukamushyira ku bisuko?
ashobora kumbwira yenda impamvu mbimubwiye akabyemera sawa, ariko ashobora kumpa impamvu yenda nkumva ati bitewe mbikuyeho byagenda gutya tukabyumvikanaho, nakumva bimubangamiye nkamureka akagumana umusatsi we. Ni amafaranga angahe wahabwa kugira ngo byibuze ube wakuraho icyo kiroso, wenda uzamera ikindi mu gihe runaka ariko wabanje kugikuraho? Icyo kizami kirakomeye. Ushaka ko umuntu ukomeye uhura n'ibikomeye, gerageza usubize. None se reka nkubwire ngo nk'umuntu wenda reka ngo urugero umuntu ahubwo ati reka nguhenda amafaranga nkureho nk'urutoki rwawe, sibyo? Ahubwo ati ndaguhangaye kugira ngo nkureho urutoki rwawe. Ni nkuko ni urwo rugero nguhaye, ngiye ntabwo nabyemera kuko ayo mafaranga yihoreye, yenda nzakorera yanjye, ariko ayo kumbwa ngo banza ugire gutya kiri ku mubiri wawe gikureho ntabwo byavamo. Ni hazabu runaka yose wayitanga ariko ubwanwa bwawe ntibuve, wenda bibayeho ngombwa ko ushobora kuba wakora icyaha runaka ukaba wafungwa. Urabizi nta muntu ufungwa n'umusatsi, wenda ariko hakaba wenda nko mu mategeko simbizi hariho wenda ikiru cy'uko umuntu ashobora kuba yafunganwa ubwanwa cyangwa umusatsi wiwe. Icyo amafaranga ari yose watanga ugafungwa ufite ubu bwanwa? Oya, aho ngaho n'ubundi ni nkuko waba nese wapfa ukavuga ngo wenda ngo ndaho urupfa amafaranga kujya wasipfe. Icyo gihe iyo byagenze gutyo ni nkuko ukora impanuka ukavamo amenyo utabishakaga, cyangwa ukaba wavunika n'ukuboko cyangwa kukavaho. Iyo ni impanuka nyine, ugomba kubyakira. Muri social media tukuzi kuri icyo kiroso, ariko tukuzi no mu rukundo. Ufite igikundiro wa musore we, ubu ni ubutumwa ndi kuvuga bw'abafana. Bamwe ngo ufite igikundiro, abandi ngo ufite ibyatsi, abandi ngo ufite iki, abandi ngo ugira impuhwe, abandi ngo ntazo ugira. Kugeza ubu ngubu muri bari abakobwa bane ndagarutseho mu mazina, ninde uheruka koro yiwe mwabari abantu? Koro uheruka muri bariya we yaguhamagara? Fani tujya tuvugana kuri WhatsApp. Yego. Na Jojo kuri WhatsApp tujya tuvugana, ariko ibintu biri aho ngaho ntabwo kuva twava aha ngaha musabye imbabazi nkabona ari kuzima atabishaka cyangwa nkabona ari kubyanga. Nanjye nahise mwihorera, ariko Fani we turavugana. Ibintu by'imbabazi, kusabana imbabazi birangirira hano kuri kamera cyangwa ari ukuntu mujya munahamagarana wenda ukongera ukazisaba, cyangwa we kongera akakubwira ati gutya na gutya, ibintu nk'ibyo? Erega iyo umuntu ubona yanangiye ku kintu buriya hari impamvu. Buriya hari igihe umutimanama we uzabimushyiramo cyangwa bikamuzamo akazima, sibyo? Ariko mu gihe bitaramuzamo wenda ntabwo namurenganya, ubwo nanjye byambayeho harazinsabye sinahita nzitanga, ariko mu gihe binziyemo arazitanga. Utatwiba bafana bacu, hari ahantu mwigeze umubona Kiroso ahereza imbabazi Samantha? Nta mbabazi ugitanga. Ariko nababwiye ngo uzabwaze nzimuhe, ko numva kuzimuha bindimo. Uri mu gihe cy'imbabazi? Ya, bindimo. Ejo bundi barantutse abafana cyane kuri yawe TV. Ngo nanze gutanga imbabazi, ngo none nanjye barazinyimye. Bamwe baraserebura ngo akebo kagiye bamugarura. Ariko nyine biriya ntaki, jewe cyambere nuko mba nzi ikiri ku mutima wanjye. Ko bavuga kose nyine bazi n'ukuri kuri ku mutima wanjye, nta kintu babintwaye. Ndakomeza nibande cyane mu rukundo, cyane ko ariyo sitirimo kandi nicyo tukuziho. Ese waba byibuze wowe akajambo byibuze uheruka kandi agukunda ugaheruka ryari? Mwaba ari abantu uko ari batatu. Ndagukunda. Yego. Ngaheruka kera, hashize iminsi mike, ariko igihe Jojo yasanga i Musanze. Yego. Mwarabibonye mwese. Yego. Niyo mperuka kumva iyo ndagukunda, ariko noneho ndagukunda yahise ivamo ndakwanga. Ariko ushobora kuba waramukomerekeje? Namukomerekeje cyane, niyo mpamvu nabimusabiraga imbabazi. Bisobanuye ngo ijambo uheruka rya ndagukunda ni irya Jojo Musanze. Ariko
ndagukunda nanone ni ibintu bitandukanye n'abafana bajya bambwira ngo barankunda aya ndagukunda yashira ishushu mbe ibintu nk'ibi ya niyo mperuka niyo ngiyo iheruka okay iyo niyo uherutse kubwirwa ese uherutse kuyibwira uherutse kuyimubwira ryari ese wayibwiye nde iyo ni ibanga riri ku mutima wanjye kandi kirota turagukemanga nashaka kubishyira hanze ntago shaka kubishyira hanze ese byuze abafana bawe hari abajya banyura mu gikari byuze mukavugana ntago bagutukira hari gusa muri comment hari n'abagutuka mu gikari cyangwa bakagushimira mu gikari umva mfite abafana benshi banshimira cyangwa bankunda cyabangira n'inama banambwira ati hinduka nabo bakumva tukaganira abari muri Amerika nshimira cyane umumama bita Neri umumama bita Kevin benshi cyane baje bakunda kungira inama zitandukanye kero ni ikibazo cyo munziko ntawe uraguhitiramo nyoza uvuga ati byibuze bariya bose uko babona basi wagerageje kuri ka runaka buriya rero umuntu ashobora kuguhitiramo we akoresheje amarangamutima ye ariko wowe bitakurimo ukagenda ku marangamutima y'abantu cyangwa ku bitekerezo by'abantu cyangwa ku nama z'abantu muri wowe bitakurimo ugasanga ariwe nta kintu bimaze icyiza ni uko wowe ugomba gukora ikikurimo ukavuga ati iki kindimo ngikoze ngikuye ku mutima niho utazarogereta nyine ukumva wakoze ibikwiye ariko n'ujya kuvuga ngo nagendeye kuri ibi ni handi uzasanga urogereta ngo n'ubundi sinari nabanje kubitekerezaho ngo n'ubundi iyo menya urakoze cyane kuri ibyo bintu tuganirijeho Kiroso rero duheruka hano uri kumwe na Jojo twavuye hano tishimye imbabazi wazimwe pe nibwo bwa mbere twatubonye uri muri la situation kandi n'abafana barabivuze yarambabaje buriya karagahinda ngaheruka igihe nambikaga impeta Fani yego akayanga nibwo mperuka kubabara kuriya ariko na Jojo yarambabaje ejo bundi ariko nyine nta kundi niko ziteye nyine ugomba kubyakira rega buriya turi ku isi kandi ntago Jojo si umumarayika sibyo kandi nawe nturiwe nanjye sindiwe yego niyo mpamvu rero ngomba kubyakira nk'abantu uko byagenze nta kundi nyine rero joro ryari ryifashe rite rero joro buriya uzi ukuntu byagenze uramutse nahise ngenda bitewe n'agahinda nari mfite mpita njya kunywa inzoga mu kabari ako kantu ko nagiye kumva ntaha kugira ngo nikuremo izo stress ntaha nyine numva wanyweye nk'izangara nta kintu bimbwiye inzoga yego oya ibinisha amabanga agahinda gateye nzajya wumve ko ndi umunywi cyane umusizi agahinda gateye icupa wenda ushobora kuba arahungabanye mu mufuka akagira umufana uvuga ati reka ze tumu kandi harakwita ko harahungabanye ariko nyine izo nanyweye nikagana najya ngo nimare mpita numva ndagashize nkuko nabishaka ndagenda ndaryama ndasinzira mu gitondo nyine mbyuka numva ko ari uko byagenze nyine nabyakiriye uyu munsi wa none rero cyatuzinduye tugufite message iyo message iranditse ariko ni surprise y'abafana cyangwa wasaba ushaka kugarura Samantha oya ukurikiranwa na benshi aneragure hejuru cyangwa dukurikiranwa na benshi ukurikiranwa na benshi ni ubusabe bw'abafana kuri yawe TV hari process rero twifuzamo kuguhereza iyo message cyangwa iyo surprise uri tayari kubunza imitima abafana banjye ndabakunda yego kandi ntabwo nakwanga n'inama zabo cyangwa ibitekerezo byabo yego kandi nzi yuko batanyifuriza ikibi muri bamwe bamfana nyine ndabizi ko batanyifuza ikintu kibi nagira ngo mbwire iyo surprise ni iyihe nyine wowe ubundi mbere y'iyo surprise urumva umeze ute muri wowe nami wasanga ari bya bindi nyine bya ndabona unyitegereza kuri kano kantu mfite wowe humura aka kantu ntakanjye sibyo uyumva ariko uraje ubona umumaro wako urumva ni aga surprise karibu kubake mu mutima karibu gusenye kuko urabizi ufite abafana
bagushimira bakunenga bakugaya bagira atengura umurozi ngo iki ngo bari abakobwa bose ngo abeza kubagira benshi abahetaze benshi ariko baraba bakenewe mu buzima baba bakenewe nyine rega buriya nta mpamvu ibyo navugaga ntago turi mu isi ntago turi mu ijuru ngo abantu bose baba ari abamarayika cyangwa twe twejejwe niyo mpamvu ikimbayeho cyose ngomba kucyakira nyine cyangwa nabo bafana nabo baba bakenewe rega hari umufana wanditse muri comment ngo arakuzi neza ngo ufite ibyatsi ngo ujye usiga bari abakobwa ubwo bafiteho nosiyo nta kundi nyine ntago nese wajya kumuburanya. Okay, procedure rero tugiye kunyuzamo surprise yacu twakugeneye uyu munsi iteye itya. Aka kantu wamye ubora ngafite unyitegereza nkazinga gutya ndagira ngo kamfasheho gato ngusabe akantu ho gatoya. Ino zose kwidasanzwe none. Akira ntago ari nka yankoni yande harya ngo bakubise mu nyanja hinduka ngo ya Mosi harya. Nta nubwo ari maji humura wimba ntago kare uhinduka inzoka cyangwa hinduka ibindi. Urabona ni nagatambaro hari icyo tugiye kukubwira ukamaza kimeze utese uragikora ariko numva kimacinga ubusabe bwacu ari nabwo bw'abafana kuri message twakuzaniye badusabye ko turubuka kwambike mu maso none uradufasha ubikore nagiye kugwa indege se rega n'ubundi na Jay Polly inyakwigendera ahari aruhukira amahoro yavuze ngo urukundo rw'abafana rugenda rutumutiva rero urabyumva nawe ntago wakwima amatwi abafana urabidufasha ubikore sha burebe ibintu kabisa ngo migeze gute urakazirika mu maso gutyo ukazirikira inyuma yego gwiki giye kumbatiza cyangwa ngasanga wenda yagerageza ubikore n'ubundi wababajwe kenshi ubabaza kenshi wenda wasanga kino ari cyo gihe cyo guseka amarira yanjye agiye gushirira hano sha umva agiye kujya akadomo kabikore gutya gerageza rwose kandi ntugire nka bya bindi by'abana ngo reba gutya ntugire bya bindi by'abana byo guhisha gutya ugacisha amaso mu ntoki ngo oya ufunge neza ku buryo kitari buri kundeba ku buryo ntareba ku buryo utareba gutya funga neza yego wongeye gukoresha umunwa n'amatwi gusa n'ubwonko n'amaboko ariko da wenda ushaka kuba icyo kintu turi kubwira ati kora wumve uri kubona iki umwijima bakunzi ba Yawe TV sinzi niba ibingibi Kiroso akoze ari gutya mwabidusabye ariko ntago twabatenguha kandi tuzajya tubikora uko mwabidusabye turi intumwa nziza Kiroso rero urimvute muri wowe ngira akantu kamwe uri gutekereza cyatubire niba turi ari twite amatsiko menshi cyane numva ari ibintu bidasanzwe tu ushobora kuri gutekereza ngo zambabazi ndazihawe zije zipfunyitse zije muri agatambaro okay Kiroso ibi bihe nubwa kanga bikubayeho nubwa mbere bimbayeho cyane Kiroso intekerezo zawe zivane muri biriya bintu byose uri gutekereza ubu ngubu igihe kirageze ngo noneho ubone ubutumwa ugenewe sharika nkubwire ndumva rwose ndumva nta kintu byanjabutse muri aka kanya noneho igihe kirageze ngo ubone icyo abafana bakugeneye cyangwa surprise yawe warugenewe muntu uri aho ngaho ufitiye message ya Kiroso wayizana rwose Kiroso udakora ikosa ryo gukuraho ako kantu kubyumva udakora ikosa ryo gukuraho ako kantu rwose ndumva nikomeje cyane kanyaza cyane iki nicyo gihe rero cya message Kiroso guma muri mood utwo tuntu uri gutekereza hindura intekerezo kubyumva message yo ni nziza imitima ufite yihabanya na bya bintu bindi watekerezaga ngo bibi ni iki message rwose iri bugufi bakunze ba Yawe TV wenda ibyo ari byo byose message mwebwe message hari ukuntu muyibona byumva message hari ukuntu muyibona Kiroso urimvute muri wowe cyane
byanshobotse byakushobotse gute rero ariko muri kumeza mu gihirahiro umva asubita amatsiko menshi cyane byadanje ahubwo nihambire mani nikomeje wikomeje umva nikanyaze okay iki nicyo gihe rero noneho ngo ukuremo ako gatambaro urebe message ugenewe bakunzi ba Yawe TV. Kiroso ubu ngubu ntari wenyine mu mutwe ahubwo hari ibindi bintu ari gutekereza. Kiroso Kiroso kutavuga Kiroso ko baguye mu kantu Kiroso witurira mu mibare tubwire ibyimviro byawe uriyumva ute urabona iki message imeze ite urenda cyarebe bikeze oya gira gutya imera nk'ukarabye mu maso cyangwa muduhanagure mu maso areba ubundi ndana c'est bon gufashe mbega message ariko mbega iyi message nanjye bakunzi ba Yawe TV nanjye aka message muzakame no kuri kw'Imana dore agatebe Kiroso ko mbona wabuze uburyo wifata umure surprise kabisa umure surprise. Yes bakunzi ba Yawe TV rero uyu mukobwa mubona hano afite byinshi asobanuye kuri Kiroso wenda hari abatabizi kuko hari icyo batarabona. Reka dusubire inyuma gato tubibutse hari ikiganiro twakoranye na Kiroso urabyibuka hari inkuru yaracicikanye y'umukobwa wiyanditseho Kiroso kwitako udusaba ko twamugushakira tukabahuza hano kuri Yawe TV. Iki nicyo gihe rero dore nguyu Jennifer ubyakiriye ute? Nishimiye guhura nawe kandi nishimiye mfite byinshi byo kuri buze kumubaza niko mwaduhuje mwakoze cyane. Jennifer nawe ntago byatworoheye kukubona urabizi inzira byanyuzemo dupanga umunsi upfa kubera akazi ka buri munsi kawe gatandukanye ariko tubanje kugushimira ko uyu munsi none twicaranye nawe ukaba iruhande rwa Kiroso nkuko yabyifuje nawe ufite ubutumwa bw'ishuri bumugenera. Murakoze cyane warabyumva ute kuri Kiroso? Sinzi ndumva ntazi ndi kumva ameze neza. None kano kanya hari abakunzi ba Yawe TV batangiye kwibaza ngo ese uyu niwe wiyanditseho Kiroso cyangwa ese uyu niwe Jenny, ese ibyo bintu bya Kiroso biri ese wiyanditseho Kiroso ko? Hoya ntago ari kuvuga ngo nuko mwiyandikaho ahubwo mbega nuko mwishyiramo no mu maraso. Yego se hari ubwoko bwa tatu bugiye butandukanye. Hari ubwoko ngo busibana bwa pirate, hakaba n'ubundi noneho ngo witera kuryo ki ngo utapfa guhereza umuntu amaraso muri birantu byo gutanga amaraso. Waba wariteye ubuhe bwoko bwa tatu? Hoya nizo se nta tatuwaje nimwe yanjye mfite ngiye tagiye wenda avuga ngo bifite grante ngizava zose nyine nizanjye banazishyizeho tuzifite impamvu zifite impamvu. Bisobanuye ngo iyo message aho hantu handitse Kiroso bifite ubutumwa bubirimo bukomeye. Barabitegereje se ngaho kuzi. No nanjye sindemera ko ari wowe. Twaravuganye kuri telefone ariko ntago turabona amaso ku yandi gutya ngiye ngo nyibone. Ubu ngubu gutya ndi mu mpagaze aho abakunzi ba Yawe TV bakabaye bari kandi nabo bari buze kubibona. Kiroso wewe waba ngo se si yingi buri oya aho ngaho handitseho ngo follow your heart. Yego ni follow your heart. Follow your heart. Sone ngo ntago ari Kiroso nubwo tutize cyane ariko ntago sone Kiroso. Ariko nta kibazo byose nabikoreye Kiroso nayo. Kiroso follow your heart. Ako soma aho urebe ko bakubeshya. Nabibonye nateye akajisho hakiri kare nabibonye kabisa. Gira urebe ko byanditseho. Nabibonye. Handitseho nabibonye ibyo uvuze. Yego ubwo rero nibyo nadusobanura icyo bivuze mu Kinyarwanda. Dufashe ngo dusobanure. Nyine mu Kinyarwanda namuretemo umutima wanjye ariko kuba narahisemo nyine Kiroso ndumva ntacyo bitwaye. Yego so ubwo rero mufite amatsiko menshi
ubwo nzamure cyangwa ndakomeza twereke n'ukuri komeze shana so e i Kiroso dufashe dusomere hariya Kiroso dufashe dusomere iryo jambo ryanditse aho ngaho Kiroso ego zose ni tatuwaje nyine zanje kandi ni nyinshi rwose kandi uranejeje cyane sabo akoze cyane ari ibintu biba n'ubundi umuntu akaba ntabyakira Kiroso urimva ute ya biranshimishije cyane ariko buriya umuntu yishima buriya ibyishimo biba bitandukanye igihe umuntu yishima amarira agashoka ariko urabizi ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda muri akanya ndishimye cyane ntabwo wabyumva n'ubusobanuro watanze ngo biri mu maraso kandi ni amahitamo y'umutima we kubikora ni ukuvuga ko abana yankunze cyane kandi nanjye ndabyishimiye hari abaguforowinga kuri IG hari abaguforowinga kuri Facebook hari abaguforowinga cyangwa bakoze subscribe wenda ahantu runaka bagenda bakubona ariko nuranditse ngo follow your heart bisobanuye ngo yagize ati amahitamo y'umutima we yashyize ku mutima Jennifer reka tugusubiraho gatoya tuzi ko bundi icyubahiro cy'umukobwa cyangwa ahantu hubashywe cyane ku gitsina gore kwibere mu gatuza nyine muri rusange no ku kibero ko cyari hose mu gukubita izo statu kuki utambajije ku maboko se no ku maboko twa tutarazibona tubone n'ibisobanuro ariko n'ubundi amaboko niho ibitesi byacu oya impamvu by'umwihariko nshobora kubona bivugaho impamvu nabihisemo nuko cyambere ni ku mutima sibyo kandi kuba narahisemo kwishyira hano ndumva nyine natekereje kabiri gatatu bitewe n'umusore nakundaga ariko nkabona akurikirwa n'abakobwa benshi bamwe barira bamwe bagiye mu bitaro ngaho mama ibiki rero nkavuga ati rero bitewe n'uburyo namwishyizemo nkanamwishyira ku mutima one day sibyo birashoboka ko ari igihe nzabona amahirwe nkamubona muri ayo mahirwe nyine nagize nanamubonye sibyo aramubonye n'ubu ngubu turi kumwe ndamukunda wafashe icyemezo cyo kwiyandikaho Kiroso ryari icyemezo naba naragize sibyo no munsi namwandikiye nyine yanga kunsubiza numva nyine ndamukunze cyane kugira ngo nishimire ko numva ko ndi kumwe nawe mwiyandikaho nsaba umuntu nterera tatuwaje kuba yazanye n'akanshyiraho tatuwaje y'izina ryiwe tu ku buryo ninzajya nanoga cyangwa se wenda nkabyuka ahambere umuntu areba ni ku mubiri we mbere yo kugira ikindi kintu cyose ukora ukiva mu buriri no kureba ku mubiri wawe ubwo rero iyo murebye cyangwa se wenda nkamutekerezaho namubonye mba numva nishimye cyane iyo ubyutse cyangwa uri muri dushe cyangwa kwisiga nihe hantu ukunda kwibanda cyangwa nihe kubita akajisho cyane cyane nkubita akajisho niyo ndi kwisiga mpera hano mu gatuza nkamanuka ku bibero ntago nasiga cyangwa nsiga inyuma nsiga ku bibero ni naho wahisemo guhita ko wandika Kiroso yego Kiroso ibyo bintu urabyumva ndabyumva cyane urabyakira ute muri wowe byandenze byandenze kandi byanshimishije nyuma yo kuba wenda nababazwa mu rukundo cyangwa nakunda batankunda ariko byanshimishije cyane mu mazina Kiroso yitwa wenda harazwi haratazwi ariko Kiroso Kiroso ni izina rikomeye cyane muri iki gihugu kuba kuki utatewe ipfunwe no kuba wenda hari abantu mushobora kuzajya mubonana bakabona wanditseho Kiroso hano kwitako kuki wumvishe bitaba ikibazo Jennifer Membaza njyewe kuba naba narahisemo iryo zina naribi kuba naba naramwihisemo nta kibazo njye ndamukunda Kiroso ndamukunda byatari ku buryo
n'ahandi hatari aho ngaho mwabonye nyine ko namwiyanditse ubwo n'ahandi hibanga aracyafite surprise nyinshi ntabwo ndahabonaho aha nabashije kubona ni aha ngaha namwe mubonye. Yesu we Kiroso wahuye na benshi baravuga ngo iminsi ya myinshi igahimwa n'umwe gusa. Rero n'abakobwa benshi ariko bashobora kuba nabo bahimwa n'umwe, none uyu ngo bashobora kuba aje rurangiza uyajaje. Ashobora kuba aje arenze abandi bose cyangwa abahiga mbega, birashoboka byose. N'ubundi baravuga ngo ibintu byose ni umwanya, ibintu byose ni igihe. Reka ntabwo ari ukubatega iminsi, ntabwo ari ukugira n'iki gusa. Aka gakorwa nyine hari ukuntu kaba gakora ku mutima w'umuntu, hari ukuntu gakora ku mutima wa benshi. Yesu we, hari ukuntu abantu bambara utuntu tw'udukomo twanditsemo ngo Kiroso, cyangwa wenda simvuze Kiroso twanditseho amazina y'abantu bakunda n'iki, ariko none ntibaze imagine ufata ku mubiri wawe ukandika ijambo cyangwa izina ry'umuntu runaka, nta sezerano muragirana, akantu rukumva wagafasha. Biragaragara ko ari icyizere yangiriye kidasanzwe, ni ibintu bitangaje cyane, nanjye niyo mpamvu byanshimishije. Ubu ntiwaba winjiye mu rugendo cyangwa si cyo gihe cyo kuba wahozwa amarira warize? Birashoboka cyane, ni kwa kundi navuga ati Imana igira inzira nyinshi itangiramo, wasanga iyo nzira Imana yanciriye. Isubiriza igihe nta n'ishimwe ry'Uwiteka. Amen. Jennifer, kuri wowe ku nzozi wagiye ugira zo kubonana na Kiroso, wumvishije ubwa mbere muhuye wamubwirira ijambo namubwira nuko mukunda, by'umwihariko ndamukunda kandi ntago nteze kurekura, narafashe kandi ntago narekura byanyabyo. Nakoze cyane. Yego. Akaya amahirwe yakoroye cyane. Ubu ni bavuga ngo ugira ibyatsi ngo barabeshya, kuko nkureba nk'iki cyane uko gihagaze n'ukundi cya kije kigahita kigwamo. Ahubwo nanjye mbwira abafana bavuga ngo ngira ibyatsi, si twahuye bwa mbere, turahuye, si bambona ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo twari tuziranye. Tutaziranye, abantu nagira ngo wenda ubamarira amatsiko, bavuga ngo ufite ibyatsi cyangwa ufite imiti mbasiga, bamarira amatsiko. So Kiroso byanyabyo nyine n'uburyo bwose bashobora kuba navuga, nanjye nivugira sibyo, nta byatsi agira, gusa nawe arakunda, nubwo se batabivuze, nawe arakunda abakunzi bacu. Nshobora kuba ntabivuga bitewe n'uko ngewe amosiyo nyine ni nyinshi, donc sinzi ukuntu nabivuga, donc ibyishimo nyine byandenze. Ariko wowe nta nubwo waguye mu rukundo gusa, warashaye. Biterwa no gushaya. Kiroso washaye undi mwana. Hagati aho ngaho rero njye narafashe kandi nta nubwo nteze no kurekura, by'umwihariko Kiroso nta byatsi agira bivuga ngo araroga cyangwa se wenda ngo akunda abakobwa, sibyo ngo bigatuma ngo bamukurura, ibintu nk'ibyo ngibyo ntago ari byo. Kibanze ndamukunda gusa kandi mufite ku mutima. Byiza cyane, urakoze cyane. Yego. Kiroso, what is going on? Ni iki kigiye gukurikira kuri wowe muri uru rukundo, cyangwa bakubwiye muri uru rukundo, bakubwiye ntabwo muze muri uru rukundo urimo, muri uru rukundo bakubwiye muri ayo maboko uhagazemo ubu nona urimo, muri ako umeze nk'akana kari muri berisi, muri ako kaberisi urimo urumva umeze ute, cyangwa ni urumva ari iki kigiye gukurikira muri wowe? Ni byiza cyane kubwo icyizere yampaye akankunda, nanjye ndi umuntu mukuru kandi nanjye ngira urukundo, kandi ibyiza biri imbere. Mwishakwa itarashye. Itarashye. Two kuvumbizo twengewe. None handi nta kizaba ngo kibure kunyura hafi yawe TV. Nta kibazo tuzagaruka. Iyi message ukabyara. Iyi message babana nibayibona. Ndetse hari abari badukumbuye, bahise tubahereze bizu. Twazibahaye. Kiroso ho gatoya n'ubundi dukubita tubangura, uri mu bihe byiza, wanabyamyemo
kuvuga ngo Kiroso no kuvuga ngo mwashingura ibirenge hano ndabihashinga ejo mu gihe gishize George umusabye imbabazi warakibonye icyo kiganiro narabibonye abakobwa ni benshi donc ntago mba nshaka no kwirwena nabavuga ariko uranabizi ushobora kubuza ikikuzanye icyanzanye ndakizi kandi navuze ko ngewe nafashe kandi ntarekura kereka we naramuka abonyemo ikindi kintu nyine akaba yakimbonaho ngewe ku giti cyanjye wenda nawe bigatuma wenda arakara akazandeka ariko ndabizi neza aho ntabwo nkunda urugendo tugiye gutangira ni urugendo rukomeye sibyo urumva niyo mpamvu rero ibyiza byose tuzabibereka babyitege imbere nyine tuzabibereka sibyo kandi nyine nakubwira ngo bakoze cyane kubw'icyizere wampaye kandi nanjye urukundo ndarufite tuzabereka mu minsi iri imbere Karame waragaragaje kandi cyangwa nuko bivuze wiyanditseho iryo jambo Kiroso cyangwa iryo zina mutarabonana na Kiroso utanateganya no kubonana nawe bisobanuye ngo wowe wiyemeje kumukunda hari atanahari nabwo ndamukunda ni ukuvuga ngo yabijyamo igihe cyose yabijyamo atabijyamo ndamukunda ngewe tuzayisiba ntago nayisiba Kiroso gira message ugenera abakunzi bawe kuri yawe TV. Yes, abakunzi banjye nababwira ngo mutegereze kandi murebe ibyiza biri imbere kandi icyo nababwira hari abana nabwira bakunda muri commentaire bavuga ngo mfite ibirozi ngo Kiroso ngo ni indaya ngo Kiroso ni iki nababwira ngo mwese giye kubereka impinduka mu gihe kiri imbere cyangwa mu minsi iri imbere ni ukuvuga ngo bamwe bavuga ngo nkabudumurasi ngo mfite ifamu rero iyo famu mvuga ngo mfite ntabwo ngiye kubereka impinduka mu minsi iri imbere ibintu bigiye gusobanuka yes nicyo nababwira urabwira icyo abakunzi ba Kiroso we none ugikenera abakunzi ba Kiroso message so abakunzi ba Kiroso ni nabanjye sibyo so ikintu nyine nshobora kuba nababwira by'umwihariko turabakunda cyane kandi ikindi comment like subscribe ni ibintu by'ingenzi by'umwihariko na Kiroso muvuga ngo wenda ngagira ibirozi ho yashenge ntabyo agira ahubwo ni wa mutima mwiza w'abakunzi bacu wo kuri YouTube kandi natwe by'umwihariko turabakunda pe sibyo turabakunda hano muri tuba tureba uburyo mumeze erega ufite n'ikibazo ya daily wajya unamuganiriza kuri YouTube ubu byemerewe ababyemerewe no kuba yamuganiriza hatari ikintu ashaka no kubabwira nari nababwira ngo kandi ba bantu bajya bampaha ibitekerezo kuri WhatsApp banyandikira yani imirange ni 0782965215 ikindi mukajya kuri Instagram yanjye mukamfollowinga Kiroso filme ibitekerezo byanyu ubundi mukanyarukira kuri Gaheza mugakora subscribe ukareba amavideo meza agiye ariho atandukanye kandi byiza cyane rero bakunda cyane ako none abakobwa ntibajya mu nkunda amahoro ya nkunda amahoro n'abagabo nkunda amahoro n'abagabo baragenda kwamaguza ko ni abakobwa ako so ufite ikibazo ko wenda naba namutwaye Kiroso aracyari uzajya wandika message nzajya mba mpari niwe utireko nagusubiza bisobanuye ngo no muri comment ugiye kujya babwira no muri comment ubwo ni Jennifer ubwo banzi kuri Gen TV sibyo ye banzi kuri Gen TV abatari banzi ni Gen TV yari yiziye ni sheri wanye nyine murakoze cyane mu magambo make tuganira ku musozo ni rwogere murakoze ni rwogere rwose Kiroso bye tuzasubira hari ukuntu ndi kugenda mbona n'agakara kagenda gahinduka bakayemo ukuntu ibi ushobora kubyishimiye bakunze bayakuti rero mwakoze cyane kubana natwe ibihe byiza